nanjye mbanje kubihanganisha mwese. Nitwa UWANYIRIGIRA Chantal, mfite imyaka 55, navutse 68. Navukiye muri aka karere ka Bugesera, icyahoze ari segiteri Kayumba. Nkuko abambanjirije hano rero bahoze babivugaho amateka yaranze aka karere kacu, karanzwe n'ubugome bwari bufite ubukana bwinshi. Njyewe ndi umwe mu bantu bari bafite ababyeyi bari impunzi zaje 59. Ni ukuvuga ngo baraje babazana hano hari centre de jeune. Ababyeyi banjye uko babembwiraga ngo baraza babubakira amazu y'inkorogoto, data yajyaga aza kuhatwereka. Babazanye mu modoka za rubaho, yajyaga bituganiriza. Njye naje kuvuka nyuma, ariko umuryango wanjye twari abana 8, ariko ubu dusigaye turi 2. Njye na mukuru wanjye naje kubona nabyo bingoye, nari nzi ko nasigaye njyenyine. Ubwo rero amateka y'aka karere yarashaririye cyane. Muri uko gukura kwacu ntabwo kenshi twararaga mu nzu, twararaga mu bihuru. Ikintu cyakoma bati baje kutwica. Ndibuka igihe kimwe hari umuzungu waje mu gace k'iwacu, ngo yahabonye inyamaswa yitwa uruziramire. Icyo gihe twaraye mu bihuru. Hanyuma natangiriye amashuri hariya muri primaire, hariya kuri Gatolike. Uko twigaga byari biteye ubwoba n'agahinda. Twahagurutswaga buri munsi batubwira ngo Abatutsi niduhaguruke bajye uruhande rumwe n'Abahutu nibajye urundi. Twakuriye muri ako gahinda n'umubabaro. Ariko hakaba abarimu batuba hafi, twagize Imana, harimo abaduhiga, harimo n'abaduhumuriza. Nkanjye ubwanjye ari witwa Kwibuka waje kumpa amateka, ambwira ati ihangane, ababyeyi bawe twazanye 59, ariko hari abana mwavukanaga, dore bashyinguye ahangaha hafi hariya y'urwibutso. Ubwo yanganizaga mu gihe cyo kujya gukina. Hari umwarimu wari uje hano Nyamata, afite umugabo wakoraga muri superfegitire, no barahari. Icyo gihe yadutoteje cyane, ati mwebwe muri inyenzi murananuka. Ndibuka tumanura ahantu hari hepfo muri Gikunda mvura ngo nitujye gufura imyenda y'imbere. Icyo gihe nibwo uwo muvandimwe Kwibuka yeruye kumbwira amateka, ambwira ati ni ukwihangana kuko n'ubundi twatotejwe kera. Ubwo rero tubwira ngo duhaguruke ngo tuvuge Abatutsi hariya n'Abahutu hariya, twebwe twarikingaga ntiduhaguruke, ariko icyo gihe akadukubita. Ni ukuvuga ngo abenshi twaratsindaga nk'Abatutsi, ariko ntidukomeze amashuri kubera abo turi bo. Dukomeza ubwo buzima, amashuri agezeho tuyavamo kubera ko tutarimo gukomeza kwiga. Noneho ngewe
nyirizina igihe naboneye ko Jenoside yateguwe ni 92. 92 nibwo batangiye kuduhiga, dutangira guhunga. Ariko ngewe nyirizina nageze kuri Nyabarongo umunsi umwe ngiye i Kigali, nari naraye nkuye resepase hariya ku murenge, hari umurenge uno munsi, hari mu kwa gatatu, umunsi hari ku itariki 24, hanyuma bahita barayica bandikamo 26. Ndagenda ngeze kuri Nyabarongo, nari ngiye i Kigali gusura umutware wanjye, baravuga ngo nidushyire ibyangombwa hejuru. Mbishyira hejuru nanjye nk'abandi, barangije baravuga ngo nyiri resepase navemo. Ubwo mvamo, hanyuma babwira ya tagisi ngo nikomeze. Ngiye barambwira ngo ninze hirya, ngo nimbakurikira, bari abasirikare 2. Ndabakurikira, nsanga hari abasore barimo gukubitwa, barambwira ngo nanjye ninicara aho ngaho. Nababwira nti se ndazira iki? Ngo urazira kuri inyenzi nkuru, kuko bigaragara ko utorotse ni resepase kimenyimenyi niwe wayiyandikiye, ngo reba ukuntu wayisiribanze. Ndababwira nti rero iyi resepase nayikuye kuri komine. Ubwo abasore mbona barimo kubakubita, abasore 2 barebare, ntago nashoboye kubamenya. Hanyuma hamaze akanya mbona umwe baramujyanye, bamukubita icyuma hano, mbona bamujugunye muri Nyabarongo. Nanjye ubwo ntegereza gukubitwa. Nari umubyeyi mfite n'inda, nshoreye n'umwana w'incuke, umwana wanjye mukuru. Nanjye umusirikare umwe baraje atangiye kunkubita, undi ahita amubwira ngo reka tubanze twice bari abasore, ngo uyu turamwica nyuma. Ubwo undi yaturutse hirya bahita nkubita inkubara, arambwira ngo irukanka. Nari mfite n'ibikapu n'utubido tw'amata, ibyo byose nabitayeho ndirukanka. Nibwo nahise mbona ko ibintu byakomeye. Naraje ngeze hano Nyamata, hari Karere niho twamanukiraga dutaha. Ubwo nahise ntega igare, ngeze mu rugo, ntaragera mu rugo ngera ku umugabo witwa Gashotsi, nsanga hari abantu baravuga ngo ni impunzi zavuye imuyenzi. Imuyenzi sinari impazi, ni wabo umwana umwe turi hano turi kumwe witwa Rosente, hari namubonye w'umusirikare. Ubwo nahise numva mbona abantu barimo kunyuranamo, bati byakomeye, batangiye gutwikira abantu. Nanjye narahegereye kuko hari mu bavandimwe, negera abantu kugira ngo mbarebe. Ndababwira nti se koko abantu barimo kwica abandi? Wapi nyine byatangiye, Jenoside yatangira iwacu imuyenzi. Ubwo rero twararyamye, twaraye mu mbuga, turara nabo bantu, ntawe wagiye mu nzu. Ngiye bwakiye mu gitondo ngiye kwiburana ya resepase, nzinduka kare njya ngo ngiye kubaza uburyo banyiciye resepase, natanze n'amafaranga. Nkigera hariya kuri komine, nahasanze izindi mpunzi. Ya resepase ntago nabaye nkisubirishamo, kuko nabonye ibintu byahindutse. Narahageze mbona ibintu byahindutse. Ubona abasirikare bahari banutse bakubita abantu inkonje. Hamaze akanya ngiye kubona mbona abantu bo kumurama barimo kwikorera ibintu, barimo kuzamuka. Baravuga tubegereye tuti se ko mwikoreye ibintu? Bati ni ukuvuga ngo batangiye kudutwikira. Uwo munsi muri ayo masaha nibwo nahise mbona ko ibintu bikomeye. Ngiye kubona mbona hari nyine ku marembo y'umurenge, n'ubundi mbona andi makupe araje, abantu benshi cyane, baturutse Nyiramatuntu, baturutse kuri wa musozi wa Kayumba, bati ibintu birakomeye, Musenyi yaduteye.
ubwo twahise tujya ku kiliziya, duhungira ku kiliziya 92, ibintu biradukomerana, tangira kudufungira amazi n'umuriro. Nicyo gihe rokatere bamwishe, twari turi kumwe, ibintu byabaye byakomeye mbese. Nta waryaga, nta wanywaga, ntaho twari dufite tunicara. Tubaye mu kiliziya hariya, cyokora njyewe ari umuvandimwe yari data bukwe, ajya kudusabira hariya adusabira mu bamasera, harimo ahantu hariya batekeraga abana, atujyanayo kubera ko nari mfite inda. Hari abakecuru babaga muri Caritas aha hepfo, tubana nabo. Nibwo rero twabonaga imodoka ziza bajya muri centre de jeune, hari inama zikomeye zateguraga Jenoside, abavandimwe bahoze bavugira, kuko byaragaragaraga. Hajemo perefe wa Kigali, hajemo abasirikare bakuru, kuko ngiye nagiye kubareba turimo kuzerera twabuze amazi. Ubwo nibwo bazaga bavuga ngo reka barebe ahantu impunzi ahantu uko turi mbega, hari haba mu mashuri, haba ku kiliziya. Nibwo bazaga bazenguruka, baraza baradusura, bakatubaza ngo ese murarya? Turababwira ngo ntabyo dufite byo kurya, nta nubwo dufite aho dutekera. Njye narabakurikiye, nahara ku mashuri, barazenguruka, baza hara mu kiliziya, niko barebaga imibare ihari nuko tubayeho. Ubwo bapangiraga rokatere rero, rebye bamwishe muri iryo joro, twari tuhamaze icyumweru n'igice. Rokatere bamaze kumwica, ngo bapanze ngo nidusubire mu ngo zacu, ngo amahoro yabonetse. Ariko bwari uburyo bwo kugira ngo n'ubundi bagomeze bategure Jenoside neza, bazayigereho batavunitse. 92 rero ntabwo byarangiriye aho, bagomeje batwikira abantu, ku buryo n'ahariya munsi y'urwibutso buriya hari imodoka ebyiri zaje kumenamo Abatutsi, biciwe i Mayange, biciwe ku Murama, njye narabirebaga. Hanyuma hari n'abana bacu bagenda bagiye mu Nkotanyi, bageze mu nzira, bamwe bakagwa nzira, abandi bakagerera igako, bakabica rwa rupfu mwumvise bavuga barabacukuriraga, bati nimwigeremo turebe, bakigiramo. Ariko hari abana babiri babacitse, hari uwitwa Muzungu wo kwa Karekezi, hari n'undi witwa Mpanya Eugene wo kwa Simoni. Abo narababonye, baza batubwira amakuru y'ukuntu abana bagiye bicirwa umugenda yose. Umwana Mpanya we ageze hariya Nyiramatuntu, yaje akibitubwira ati rero ngenda rokotse ntokotse mu bana benshi cyane biciwe igako. Yari muremure, ubwo muri uko kucukurirwa nyine bo uko bicukurira we yarasimbutse. Asimbutse abasirikare bamwirukankaho, bararasa birinda bacika. Niko kugera rero hano hepfo iwacu. Ariko urebye uburyo batayo yatumanukiyeho, bwarakeye baraza baratugota agace kose, basaka buri rugo rwose, bati izi ni inyenzi ziri hano nyinshi kuko zisigaye zinaducika.
ariko wa mwana umutware wanjye yahise amujyana i Remera, ntabwo baciye kuri Nyabarongo kuko nta resepase bari bafite, yamucishije imwogo bahenguka ku kibuga hari i Kanombe. Aravuga ati reka ndebe ko nagucikisha kuko barahita badutera n'ubundi. Nk'uko yabivuze n'ubundi bwakeye mu gitondo baza kuduhiga. Umwana yageze hariya i Remera, akora sisitemu yo kujya gushaka akazi mu makara. Bamushyira muri depo, asaba akazi ko kujya muri depo y'amakara. Umwana yigira uruhinja, yagiye yambaye imyenda y'ishuri. Ni ukuvuga rero kuva cya gihe nta mahoro twagize, n'ubundi twararaga duhigwa. Bati hano Nyiramatuntu hageze inyenzi. Mu by'ukuri kiriya gihe cy'92 twagize Imana hapfa bakeya, ariko byageze 94 noneho birongera biba kwa kundi. Tukimara kumva ko indege ya Habyarimana yahanutse, ngewe umugoroba wa nari narwaye mu mihogo, twumva ikintu kiraturitse. Bwakeye mu gitondo bavuga ati burya mwamuzi indege ya Habyarimana yahanutse, bati Habyarimana yapfuye. Bamwe barabyina bati Imana ishimwe ubwo ikinani gipfuye, ariko abakuru baravuga ati ntago mubizi. Ni ukuvuga ngo niba apfuye nawe turapfa turi benshi. Kuva kuri iyo tariki rero ntawongeye gusohoka, ahubwo twatangiye guhigwa. Ndabyibuka ko bwakeye mu gitondo baravuga ngo ntihagire abantu basohoka. Uwo munsi koko twarasohotse tukajya hanze tureba hakurya no hakuno. Ngiye tubona haje imodoka ya gisirikare, ko hari abantu bari batangiye kuhunga b'Ikayenzi, batangiye kuza Nyiramatuntu, bateranira ahantu hari agasozi munsi y'iwacu. Ubwo bari bambutse baza kugisha inama ab'iwacu, bati ko tubona bikomeye, ko batangiye kuvuga ngo ntidusohoke, ngo ntitugiye gusubira mu Biriziya. Ngiye tubona haje imodoka irimo umuhungu witwaga Rwamakuba, yari umuhungu wabo na Bapfakurera w'umucuruzi wa hano hepfo. Azana n'abasirikare 2. Baraza babaza ababyeyi bacu, babaza ngo ko mwicaye hano muri benshi. Ababyeyi barabasubiza ngo nta kibazo, twaganiraga. Baratuzenguruka, barabazenguruka, barangije ngo icyo dupfa n'inyenzi, ntimujya muvugisha ukuri. Umusirikare umwe ahita ababwira ngo ariko muraje mutubone. Modoka bongera bajya mu modoka baragenda. Ni ukuvuga ngo natwe twatangiye gukwira imishwaro kuva kuri uwo munsi, kuko ibintu byabaye bibi. Batangiye kwica abantu. Ubwo abagabo bacu batangira kujya mu birindiro bakumira abava Karere. Hari interahamwe zari zamaze kwishyira hamwe, ko n'ubundi nyine buri gihe babaga bari mu migambi yo kutwica tubizi, kuko bumvaga ano maradiyo ya RTRM, kuko hari n'umupasiteri w'inkindi we rwose yabivugaga ku mugaragaro, twasengeragayo yirwa yumva RTRM. Kwa w'inkindi hatangiye kuva igitero. Njyewe njya guhunga numvisha bavuga ngo witwa Mudenge ngo baramwishe.
yari uwo munsi ya Karere hariya. Nubwo twafataga ingamba yo gusubira kuza mu kiliziya, ariko uko tuzamuka niko twabonaga batangiye kwica abantu. Nza ku kiliziya bamara iminsi nk'itatu. Musaza wanjye wankurikiraga akaza akambwira ati ndashaka kuva mu kiliziya. Yazaga nimugoroba ngo avuye ku rugamba, ko bose abagabo bari ku rugamba barimo gukumira abicanyi. Abimbwira ubwa mbere ndabyanga, ubwa kabiri baraje ati ndashaka kuva mu kiliziya, Imana yambwiye ngo ntabwo muzongera kurokokeramo. Yari umudive. Abonye mwangiye ahita afata umwana wanjye umwe amukubita ku rutugu, undi aramufata amushyira imbere. Nibwo njye nagiye mukurikiye, ariko hano ku kiliziya bari batangiye kuza. Nari nabonye amabisi hepfo ahangaha atondekanyije bazamukira hariya kwa Bitega. Ubwo iwe yandushije amaguru, ngenda mukurikiye. Nkigera hariya hagati y'umurenge haruguru yaho bambuye n'interahamwe zahenye amata, zirimo bitwa abajokeri. Abatangiye kumparika jokeri ati rero ko inyenzi kashobotse, mwaraducitse inshuro nyinshi, ariko ubu twafashe imbargo yo kubica. Ubwo rero namubwiye nta kibazo rwose mutwice. Abankubise iki kintu cyo kwitama, mba ndaguye, ariko mputara n'ubundi nirukanka. Nabo babirukanse baravuga ngo dore abagabo benshi, ngo manze mujye gufata bariya abagabo, ngo bari tubanza gutema, ko abagore tuzayagenda tubatema buke buke. Nanjye nshobora kwirukanka nca hari gereza, haruguru ya gereza hari kwa Nafutari, ndorongotana gutyo nyura hariya munsi ya gare. Ariko niko nsimbuka intumbi, batangiye gutema abantu, barica abana, n'umuborogo mbese. Njye nararongotanye rero paka ngera Intarama. Nagiye nihisha mu bihuru. Ubwo wa musaza wanjye turatandukanye, ngiye ukwanjye, nabo bagiye ukwabo. Ngeze rero hariya muri Ntarama nkumva mfite umugambi wo kuvuga ngo n'ubundi ngiye mu kiliziya, n'ubwo inyamata mbonye byanze. Nuko nagiye. Kugira ngo ngere ku kiliziya byambereye inzira ndende. Nabanje guca mu bihuru, nihisha mu bihuru, niko batema abantu, niko induru zivuga. Ni ukuvuga ngo barazaga uko bazana n'ibitero, bazana n'imbwa. Nyura ahantu ndumva ntari mpazi, nari nzi Ntarama ariko nyuze umuhanda wose. Ngera ahandi hantu ntanazi, ahantu hari ibyuma bisya amakawa. Ngera ahantu huzuye ikinogo bamaze gutemeramo abasore benshi. Mbona aho hantu n'ubundi nta makiriro ahari. Ndazamuka mvuga ngo hari abavandimwe nayo mfite, mvuga ngo mbanze njye kureba ni hari munsi y'ubutera. Mpageze nsanga habaye amatongo. Sinzi umuntu twahoye yirukanka ati bari ku kiliziya. Ngeze ku kiliziya naho nsanga hari ibitero byavuye ku Kibungo birimo gutera insenda. Ngeze mu mbuga mbese hari munsi hafi ya kiliziya, mbona n'ubundi barimo gutema abantu. Nsubira inyuma, ndongera amanuka y'igishanga, ndarorongotana. Ni ukuvuga ngo kugenda wagendaga umunsi wose utarabona n'ubwihisho. Ngeze Intarama yo hasi, ngera mu mfunzo ebyiri, nkaba numva ntanazi n'ahariho. Imvura yaragwaga nyinshi, mpura n'abasore birukanka baravuga ngo Rurindo yambutse ije
kwica. Ndamanuka ngenda ahantu hari umwarimu witwa Munyarugarama, numvaga bahavuga, sinari mpazi, nihisha hagati aho mu bihuru. Uwo munsi nawe burije, uvuga ngo natandukanye n'abana, natandukanye n'umugabo, mbese ntago nzi amakuru y'abandi. Nsibye ko twahuraga nabo, duhuye nabo, ukumva nabo ni abavandimwe. Nza kugera rero baravuga ngo hari ahantu muri Senide ngo urufunzo ruhisha abantu ngo abariho tujya. Mpageze ngewe naharaye umunsi umwe, mbona bajya i Kigali, ndabakurikira. Turagenda, tugeze nabonaga bavuga ngo nahuye n'umuhungu wo kwa Bahena witwa Manuel. Aravuga ati rero ngewe ndimo gushaka abantu ndihira amafaranga ngo twambuke njye kubambutsa, kuko kwambuka ngo ni 5,000, kandi 5 icyo gihe byari byinshi cyane. Ndabakurikira, turagenda, tugeze hagati mbona n'ubundi ni inzitane, abenshi baragenda kandi abenshi bakandagiraga bakarohama. Ngiye mpagama muri rwa rufunzo ndyamamo, maze maramo iminsi nk'ibiri. Nza gusubira inyuma, nibwo naje guhura n'umuryango, n'umugabo n'ababana. Mubajije ni basaza banjye barihe, ati ntago nzeho bagiye, barapfuye. Ariko ngize Imana mbona murumuna wanjye, turirukankana, antwaza ababana. Icyo nabisimbutse ukuntu nari mvuye sehashika, mvuye kubyara abana b'impanga 2, nari mfite ibibazo byinshi, ko nari mfite impinje 4. Mba nkubitanye nabo bagihumeka, ngo nta kintu umuntu yari acyambaye, twagendeshaga n'ibirenge. Ikintu cyanyidushaga cyane ni ukuba ngendesha ibirenge, ni ukuvuga ngo bari baraducuje, nta kintu dusigaranye. Twagomeje twirukanka muri urwo rufunzo. Rero haciyemo iminsi ubona interahamwe zitaza kwica, nk'abantu bakajya bavuga bati manza noneho Jenoside yahagaze. Twajya kubona tukabona kajugujugu iri hejuru yacu. Ni ukuvuga ngo kajugujugu yazaga kureba uko twihishe muri rwa rufunzo, muri y'amazi, ariko bateguraga uburyo noneho bazaza badutsembatsemba. Ngewe bigeze ku itariki 29 turimo gusenga, tugiye kubona tubona hari umwana w'umusore uje atubwira ati manutse hariya, tuvuye muri Nyamata, ariko ni ukuvuga ngo uyu munsi isa naho yarangiye. Atari kariyeri, bamaze abantu bamariye mu binogo, ari Nyamata, barimo kwica abagore, babahohoteye, babakoreye bya mfura mbi. Mbese ibintu byabaye bibi. Ngo turapfukama turasenga, nari kumwe n'umudamu witwa Uwera, nawe ari hano namubonye, dusengera ikintu kimwe cy'abadamu bafatwaga ku ngufu. Nuko hanyuma mu gihe tugisenga, turahaguruka ngo reka tujye kureba aho dushaka amazi yo kunywa, dore ko twajyaga gusesa amazi yo mu gishanga, ntabwo twari tukibona icyo kunywa, twari tumaze guhangayika cyane. Abana barira, tuhaguruka tugiye gushaka amazi. Tugiye kubona tubona abantu baramanuka ku musozi, abana b'abahungu bageze muri 4, baravuga ati noneho isi dushiriyeho. Turebye hakurya Nyiramatuntu tubona hari ibitero bigeze muri 5. Turebye ahagana Kayenzi tubona hari ibindi. Byari ibitero bigeze nko mu 8. Abavandimwe mwe mbonye agafilime hano kabano bavandimwe badukoraga umukino. Interahamwe zaza kutwica, zari zambaye ibishara mu mutwe, bakenyeye ibindi.
baza bambaye neza uwo munsi, bari bambaye nk'iriya myenda yo muri apebu niyo muri high school. Iyo shusho y'uwo munsi kuri 29 niko nayibonye. Giye kubona tubona turirukanka, twari twaje duje gushaka ibyo tunywa nyine, twavuye muri rwa rufunzo rwa ruza hariya muri Senide, twageze hagati y'imfunzo ebyiri za Kayenzi na Ntarama. Ngo ngewe nashoboye kwirukanka ariko baramfashe. Nari kumwe n'abakecuru, nari kumwe n'abatoya, nari kumwe n'abagabo, baratugota uwo munsi, baradutema. Baje mu masaa 5, ariko ngiye mbere yo kuntema haba hajemo interahamwe yakoraga hariya muri komine yitwa Feregisi y'Imwogo, yarasoreshaga, abwira ibitero kuko harimo n'abarundi. Ubwo nyine batangira kutwambura imyenda, baratwara nyine, barakubwira ati kuramo, gira vuba ntugire icyo usigarana, ukabahereza. Uwo Feregisi rero arababwira ati mwe muretse, uyu mugore afite umwihariko, ni umugore wa runaka, we ni n'inyenzi nkuru, afite na bene wabo bagiye mu nkotanyi benshi, mubanze mumubaze arabaha amakuru neza. Abandi batari koko nibyo, bati se abasore banyu ko twababuze, abagabo banyu tukaba twarabuze, ko twishe bake abandi bagiye. Ndavuga nti barapfuye, ngo wapi, ahubwo bagiye mu nkotanyi. Ndavuga nti oya, ati wowe ntibakwice, turaba tugukure hano tukugeze hakurya kuri uriya musozi, ubanze unatubwire neza kuko no mu rufunzo inkotanyi zamaze kugeramo, wowe uraduha amakuru. Ubwo rero babatemagura abo bakecuru twari turi kumwe, babatemye na murumuna wanjye wari umpekeye umwana. We rero yari yabanje no gusenga nyine asaba Imana imbabazi kugira ngo bo kumwica urupfu rubi rwo kwicwa bohojwe. Hanyuma arababwira ati nta kibazo, kunyica ndabizi ko muri bunyice, ariko ntimwice uyu mwana wa runaka, avuga umugabo wanjye mu izina. Yitwaga uwo murumuna wanjye yitwaga Umubyeyi Rosine. Ababwira ati mumbabarire mu nyice ariko ntimwice uyu mwana wa Nengo. Amubwira ngo inyenzi zose zigomba gupfa, ahubwo kubera iki abaje mbere batagiye babica. Ubwo babwira n'uwo umwana yari afite igikuvurori yari ahetsemo, baramubwira ngo naza n'ibindi bindi ngo byiza, ngo barabona tugifite ibintu byiza. Wese ubundi mwari mwarihishe? Tuti ntaho. Mwana nawe nyine ashaka kugira ngo avuge ngo kuko birahari, kuko twari tugifite, hari ikivari twari dufite bikirimo byiza. Mwana arababwira ngo twabisize ngo ahantu mu rufunzo, bashaka kumujyana. Genda ndamubwira nti Rozi pfa kigabo. Twamwitaga, tuyafite akabyiniro kitwa Kazungu, ni Kazungu pfa kigabo, kugira ngo batamwicira aho ntareba. Numvaga ko wa mugani tugomba gupfa koko. Ndamubwira nti pfa kigabo. Ubwo rero we bamutemaguye ngihagaze, ngiye kubera ko bari bambwiye ngo barabanza bangendane ngiye kwerekana naho amasasu y'inyenzi n'izo mbunda aho, kubera ko hari umuntu wari watangiye kudutabara, yatangiye kurasa Habarugira. Nicyo kintu baje bafite mu mutwe wo kuvuga ngo harimo inkotanyi zatangiye kurasa, aho nari nahasimbutse. Kwa mwana bahise bamwica ndeba, baramukubitagura, ariko wa mwana wanjye wa mugani bakubita agakinga mpaka mugwaho, baramucagagura ngihagazaho. Nkajya mbabwira nti mwanyishe ngewe vuba ko mwantindiye, gwitonde turakwica. Abo barundi bati bundi murimo no kubica neza, dore nk'uyu
muramucagaguye muhisemo mwica ahise aruhuka, ubundi mugomba kujya mubaca amaguru n'amaboko, ejo bakadusaba amazi. Umwana rero uko bamutemaga babwiraga ati Imana ibababarire ko mutazi icyo mukora. Yabanje aranabasengera, noneho interamwe imwe ihita ivuga ngo ariko sha ngo ibi bivuna muheto murabona bitazadukoraho, ngo ibyinshi turabitema, twamara kubitema tukabitema bidusengera, ariko bizadukoraho. Bari ngo nimwice, niko kazi twahawe, tugomba kubatsembaho. Icyo kintu bazaga baririmba gutsembatsemba n'amafirimbi yabo niyo yari akaze kurusha ya mihoro yabo. Nuko njyewe bankura hagati aho muri bya bifunzo, basa naho banjyanye aho twinjiriraga. Barambwira ngo ushobora kutwereka aho imbunda z'inkotanyi ziri? Ndababwira nti n'ukuri nta nkotanyi zihari. Ngo none ko musigaye muturasa? Ntago turasa pe, abagabo banyu bagiye ntabahari. Ubwo nkiri aho ngaho babavumbuyemo umusaza witwa Filipo, bahita biyamira cyane bajya kubarara kuri we ngo twari twabuze n'abagabo. Bamujyaho ari nka 50 bamushinyagurira. N'abakecuru twari turi kumwe ubwo barabatemaguye. Abana b'abakobwa barimo witwa Rivera nawe uyigishaga i Nyanza baramutemaguye, n'abandi benshi. Ntago nabaga ndeba, ntago nabaga mfite amaso yo kubireba, kereka uwo twabanaga umunsi ku munsi. Umunsi bisha abantu benshi, nanjye barancagagura. Handi umaze kubura za mbunda, kwerekana za mbunda, nanjye bantemera hahandi. Ariko mbere yo kuntema yanyakwa umwana nari mfite w'uruhinja, baramuzunguza babura igikuta bamukubitaho, bamukubita mu byatsi by'ibifunzo. Mbona hari intera hamwe mu gihe hejuru nayo irakubitagura nyine, yari ifite impiri. Ubwo nanjye barantemye. Iyo bagukubitaga rero nabonaga abafite amaferabeto, nabonaga abafite imihoro. Iyo bagukubitaga icya mbere bakubita icya kabiri, ubundi wahitaga wagira ngo ni ikinya baguteye. Baratema ariko buriya umuntu arakomera. Baratemaga bakava bakagera hirya iriya ukagira ngo ni inka barimo gucoca. Buriya umuntu arakomera. Baratema bageza nka 11:00, kuko badufashe mu 5:00. Havaga izuba icyo gihe. Rya zuba ryaranyishe, riranyica, nkajya numva nahamagara ngo nibampa amazi, ntagira umpa amazi, nkumva umuborogo inyuma yanjye. Ariko cyane cyane umuborogo wa murumuna wanjye, njya numva niha umwana nawe niko arimo kuvuza induru ngo nabyuke bataha muhamagara mu izina. Kajya ambwira ngo mama Kazungu yandyamiye, mama Kazungu yasinze yanze kubyuka ngo tugende. Kajya mbabwira nti muceceke ni interahamwe zitagaruka zitatwica. Ubwo rero baje kugenda mu masaha 10 urebye nibwo barangije akazi ko kuri iyo tariki ya 29. Bibe nimugoroba, nijoro akayaga numva karaje nk'uko akayaga kaje, ntangira kumva katangiye kumpembura. Ariko ubundi naregukaga nkumva byanze, nakwegura amaguru nkumva bayatemye. Ubwo rero ku mugoroba nka nijoro numva umuntu uza ahamagara, hari nka 2:00 z'ijoro. Abana banjye urumva bose bari babatemye, babana ko ari 3, bose bari babatemaguye. Hakiri ku mugoroba umwe numvaga kaza kambwa ngo mama ngo babana bacu babishe ngo ariko ntibapfuye. Nkajya babwa ngo muceceke.
nijoro numva umwana arimo kumbwira ngo ndumva umuntu umpamagara, ahubwo anjijika n'interahamwe zigarutse kutwica. Wa mugabo wanjye yaje ahamagara izina ry'umwana mukuru, naho ngo hari umumama w'Intarama wari wamubwiye ati nabonye ahantu biciye umugore wawe n'abana bawe babatemaguye bose, ariko nabonye hari abana bazima. Hari n'undi mwana witwa Rwigema nawe yari yangezeho ashaka ngo areba ko hari umubyeyi we warokokeye aho, ariko ndaceceka, ngiye bari bamutemye ndeba uko bari bamushoreye. Iyo babonaga umugabo nyine bamukoraga ibirenze ibyo badukoreye. Numva umwana warimo kwiyamira avuga ati dore ahantu Chantal bamutemaguriye n'abana be. Nawe ndamwumva, ngo ahura rero n'umugabo wanjye, ngo aramubwira ati rero babishe ariko ntago bavuye mu mwuka, wakora ubutabazi, aza nijoro, aza duhamagara. Uko ahamagara umwana yambwira ngo arumva ijwi, nkavuga nti n'interahamwe muceceke. Umwana mubuze inshuro zirenze 2. Inshuro ya 3 umwana agezeho aritaba, nibwo naho kumbi ni papa we araje. Numva nijoro, ubwo urumva ntago habonaga, numva ari hejuru yanjye arimo kuvuga, arambwira ngo ese kuko bagutemye, ngo bagutemye hagana he? Ndavuga ngo ntago mbizi. Abana bakatangira kumubwira ngo twebwe ntago tureba, batumenaguye imitwe. Avuga ngo nta kibazo, ngo reka njyane bano bana, ngo hanyuma wowe ngo nzaza nkurebe undi munsi. Ndamubwira nta kibazo, bajyane, niyo abo bana bazarokoka ngewe uzandeke, nta kibazo. Banciye amaguru n'umutwe, bari bantemyemo imihoro igeze nko muri 7, nkumva umutwe wavuyeho, nkumva ntawo ngifite. Nuko arangije ndamubwira ariko ntimfite inyota. Arambwira ati nta hantu nabona amazi. Nuko atwara abana, arabahekeranya, arabatwara. Aravuga ngo mugiye kubakura, kuko bari badutemeye mu mazi menshi. Urumva nawe umwuzure wo mu kwa 4 wari twari turengewe, kwari ukwitabara gusa nyine twihishagamo ku manywa, ariko nijoro ugashaka ahantu hasa n'ahumutse. Jyana abo bana, aravuga ngo agiye kubajyana ku cyambu ntacyo, ngo aho bambukira, ngo ariko baruhuke. Ngiye kumva numva araje, aragarutse, arambwira ati harimo abakecuru bagihumeka. Umukecuru yari afite umusaza, umugabo witwaga Rwigema, bari batuye hariya munsi ya Karere. Umukecuru ntago nibuka izina rye. Hakaba n'undi witwa Faraziya, twari duturanye. Avuga ati rero bano bakecuru baracyahumeka, nabo sinabasiga muri aya mazi, reka mbanze mbajyane. Abajyanana, hari umuntu witwa Nguruberi, nubwo yaje kurwara burundu, ariko ndamushimira kuko nawe yampaye ubutabazi, yafashije umutware wanjye. Hamwe n'undi mugabo witwa Fideli, we wo ku Kibuye, yaraje aje mu kazi, nawe abahuye n'ibibazo nk'ibyo twari duhuye nabyo, yaje gusubirayo. Iryo joro ryose nibo bagendanaga. Hanyuma numva baragarutse, bamaze gutwara abo bakecuru, nabo babajyana hakurya, hari hakuno ya Senide nyine. Numva baragarutse, ariko ni mu gicuku, ubwo bugiye no gucya. Numva barimo kukabakaba, bakambwira ngo bagutemye nisimpazi, bagutemye nisimpazi. Batubwira ngo, barambwira ati rero kubera uburyo runo rufunzo rwabaye imirambo gusa, dufite ingobyi hano. Bwari ubwa mbere mbyumvishe, ingobyi yo nari nyiza ariko sinari ntarayiryamamo. Bavuga ngo hari ahantu batoraguye ingobyi, ngo barya ngo bamubufasha bangeze imusozi, bandyamishamo. Bambwira ati rero turagenda tugwa ku ntumbi, wowe ufate cyane, ko nugwa ntago turi bumenye uwo turi butoragure. Bandyamishamo,
bagenda batsikira bakikubita hasi, nkaba nivanze n'indi mirambo kugira ngo bankuremo bagakabakaba, nkababwira nti ni njyewe, bakansubiza mu banjyana imusozi. Hahandi rero banjyanye twaryamyemo turi nk'abantu 8. Buri munsi bwarakeye ku itariki 30, noneho haza igitero cya simusiga. Nubwo bari bantemaguye ariko nari mfite amatwi yumva. Baravuga ngo noneho haje amabisi menshi ngo nta uri busigare. Bya bitero rero byaramanutse, nanone bimanukiraho, bitumanukiraho, ntabwo yari ngenyene, twaturyamye turi nk'8. Bitero bimanutse bavuza amafirimbi bati mutebuke mutebuke, tubonye inyenzi noneho ziryamye ni nyinshi. Baraza barongera badukocagura, barakocagura. Umukecuru umwe n'abana, harimo abana b'ikayenzi ntazi amazina yabo, nabo barabasatagura imitwe, barabacagagura ibikanu, babacamo ibice. Nanjye barongera barankubita, ariko sinapfa uwo munsi. Ubwo bashoka urufunzo rero bajya kwica abacu basigaye. Itariki 30 niyo yabaye finale, na babandi hari abo bazaga nyine tukararana aho ngaho, bakandara uruhande, nkumva mfite morali. Bwarakeye baravuga ngo abantu bose babamaze. Hahanu naharyamye, inyo ziraza umubiri wose, imvura ko yigwa ikatugwa mu matwi. Hamaze iminsi 5, haza ikindi gitero, aza bakajya binuka bati hano hari inyenzi nyinshi zahapfiriye, ariko ntabwo baturekaga. Bafashe umwana w'umukobwa witwaga Korodina, yari umuhamya wa Yehova, numva umugeze hejuru ngo Korodi turaje tukwice, noneho turebe ko Yehova akurokora. Korodina barongera bamukubitagura, barangije abandi bati oya reka tubatwike n'iki kigori. Korodina barambona bagiye guca ibishangara, bakuruye matora zishaje nyine. Bazaga rero bakabanza kumenagura ibintu, urumva nta kintu twari tukigira, nta waryaga. Ariko niba hari n'ibintu batoraguye byo kunyweramo amazi, byo kuduheramo amazi, mbere yo kugira ngo baduteme banza akabitemagura, nkumva umutima wanjye uragiye. Korodine rero baramushyiriyeho bya byatsi, baravuga ngo n'iki ngiki nimugishyiremo. Baraza barankurura, bafata mu maha barakurura, Korodine bamushyiramo, nanjye bacurikiranya gutya, bashyiraho ibishangara, baratwika n'amatora. Byanga kubanza no gufatwa, ariko bagezeho barabifatisha. Sinzi ngewe ngo navuyemo nte, niba naravuyemo gutya ngaramye, igice nicyo cyakoraga, kuko ntabwo nari nkiryamira urubavu, hose bari barantemye, yaba imbavu yaba ntabwo naryamaga ngaramye. Sinzi uburyo navuyemo. Korodine arashya, ahera nk'ariya bafuriri arashya, umuntu aranuka. Korodine yarahiye kino gice cyo hejuru, niba ari umusatsi wanukiye, niba ari umubiri, ariko ibyo bintu bijya binangaruka. Nka 10:00 ntangira kumva akenge kaje, ndebye Korodine mbona yahiye yashize, usibye kino gice cyo hepfo gusa. Ariko Korodine yatwitswe n'abantu bamuzi, ariko njye ntabwo uwo munsi bamenye. Ubwo rero umugabo aza gutaha nijoro, yaratahaga nijoro akaza kureba, numva barimo kwiyamira. Ese sintera hamwe ko ari ingome, noneho sigaye zinabatwika. Ubwo rero baraza, nibwo umutware wanjye yahamagaraga umusaza we ati waje tukashyingura aya maguru asigaye, n'abandi bakecuru ubwo bari batemwe nabo, baraza bakajya kure aho basesa bakabashyiramo mu mugoroba. Ntaho kwari ugushyingura,
ko ari ukugira ngo bashyireho agataka, mbese umuntu wo kugomeza kugira imbwa zo kugomeza kubarya, uwagiraga Imana ari kumwe n'umuntu yashyiragaho agataka. Hahandi rero naje kuhaborera, ariko n'ubundi bakanshyira nk'uko banshyira mu rwina, bagasasa, umugabo yasasaga akantu akanshyiramo, agasa naho atabye, ariko n'ubundi baje kwica, n'ubundi bakanturumburamo, gasesa bazi ko ngo ari ibintu bashyizemo, bakongera bakantemye. Bantemye inshuro zirenze 8. Hari n'igihe baje bafata amabuye ari nka 4, bangore ku gihe inyenzi twayiciye ku kidapfa, mbona bateruye ikibuye nk'iki kibafure bakubise mu mutwe, tayari ngapfa. Narapfaga, ariko byagera nimugoroba akayaga kaza, nkumva ubwonko, nkumva ntangiye kumva mbese utunyoni tuvuga hejuru. Burengera nkunda inyoni, hari igihe nibuka ko zagiye zingara mu muntu. Cya kibuye rero cyaranyishe muri uru ruhande, hanyuma nza kubona abantu birukanka, Imana irambwira ngo nimbahamagare. Ndahamagara, ariko nahamagaye kubera ko nabamenye harimo Jire. Ndamuhamagara ngo Ji, aje ankubise amaso avuza induru. Atari ku interahamwe n'ingoma, Abahutu n'abagome. Nta nubwo twari tuzi interahamwe, twavugaga Abahutu. Atari ko Abahutu n'abagome, uburyo bishe umugore wa Nengo bakamwica iminsi yose. Noneho bamushyizeho ikibi, ahamagara abandi bana b'abasore bari kumwe ngo nimuze mumfashe. Ngiye icyo nahitaga mbabwira, nahitaga mbisabira amazi, kuko baragutemaga ukaka, inyota ikakwica. Haraza kinkuraho. Mu by'ukuri imiryango ubwo yamaze kudushiraho, umuntu asigaye azi ko ari wo wenyine, sibyo ko wenda hari ubwo wabonaga umuntu yirukanka gutyo nyine, ariko hahandi nari ndyamye nkasigara n'uwitwa Tasiyana, nabo bari baramuciye igikanu, yari imiborogo gusa. Hari ubwo baje batari ko iki cyo ni n'ikigabo, ndi imyoza. Undi arababwira ati ntago ndi umugabo, ndi umugore. Nawe bamukubise ikindi kintu, baravuga ngo wowe twakwisha iminsi myinshi, nta none baravuga ngo reka bajye kuzana ibyo kuntwikisha. Baraza bakibuze, nibwo baje bankubita iki ngiki, baravuga ngo tubuze ibishangara cyangwa amatora, ngo byarazisahuye byose, nta kintu kikiri hano. Barongera bankubita iki kintu cyo ku munwa, interahamwe ziragenda, ariko zatwishe urubozo, batwishe nabi. Ariko igihe cyarageze, abana bacu, abana b'inkotanyi baratubohora bo kabyara, ko twari turushye. Bwa mbere ngewe njya kumva ko inkotanyi zaje, ntababwiye ngo hari igihe Imana yansubizagamo akantu nkumva akayaga karaje, numva barimo kuvuga, cyane cyane umugabo wanjye niwe wasaga naho bicungira hafi, umva aravuze ngo barashikiraro, kumvisha isasu rimwe, bavuga ngo ni inkotanyi. Haciyemo iminsi rero nk'itatu, aho ndyamye ngiye kubona mbona abantu bari ku misozi, ariko nsubiye inyuma namubonye, yaje aho ndyamye, aza aho ndyamye hakiri kare nka 9:00, arambwira nti se ko ndeba babana bose bari barabatemye, ariko papa wabo yarabahekaga. Hapfuyemo umwe muri za mpanga nababwiye, yarabahetse, baza uko bagenda bamurasa. Hari igihe haje igitero kirimo Gasharankwanzi, kirimo na Bizimana, kirimo na Karerangabo. Icyo gihe biriwe barasa, hanyuma baza kumurasa, isasu rifata wa mwana umwe wari uruhinja,
yari yarize sisitemu yo kubaheka akoresheje nta masume yaragihari, nta n'ingobyi, habahetse mu nkorogoto. Ariko nkajya mubwira nti wampaye nibura uwo mwana umwe ukamuryamisha uruhande rwanjye, arambwira ati nawe warapfuye wanze kuvaho, kanjye mbirukankana, nibapfa uzapfe wenyine ariko nzagira uwo ndokora. Ubwo uwo munsi mbona ngeze hari ku manywa, ndamubwira nti se kutashye kare, interahamwe ntabwo zikwica? Arambwira ngo ni hahandi n'ubundi biro banyirukankana, ati Gashara Nkwanzi na Bizimana baturashe, uyu munsi ntawe wigeze yihisha. Aravuga ati ariko nibandase, ati inkotanyi zacu zaje. Iryo rijya mu gutwi. Haciyemo iminsi 2 koko, tangira kubona interahamwe zirukanka zihunga. Nibuka ko numvaga bavuga bati hari iyageze hano ngo uyoboza, ngo inzira y'Intarama nihagana hehe. Aravuga ati nta kibazo turakuyobora. Baramuyobora bamwereka inzira igera Intarama, ariko bari batangiye guhunga. Ubwo rero umunsi umwe nanone hari ku mugoroba, numva umugabo wanjye aje yirukanka, arambwira ati reka nkubwire inkuru nziza, ati inkotanyi zatugezeho, none wowe urihangana, ngiye kubanza gutwara abana. Ariko ubwo muri make muri babandi twari turyamanye bose barapfuye barashira, nsigara n'uwitwa Tasiyana wenyine baciye igikanu, nibo twarokokanye muri ya nkambi ahandi twari turyamanye akagurupe. Ndamubwira ngo nta kibazo ntushaka kubajyana, ariko nkumva ko atari busubire inyuma kuko numvaga ko ibintu byabaye bibi atari bugaruke. Ndamubwira nta kibazo, jyana abo bana, niba zabaho nanjye nzaba mbayeho. Arabajyana, hamaze akanya mbona aje ashoreranye n'abana b'inkotanyi, ariko ubwo mwe numvisha avugira nko mu giti, arimo guhamagara ngo nimuze nimuve mu mazi, twaje twebwe inkotanyi. Mpita numva ko ari abana bacu, kuko bahise bavuga ngo ni umwana wacu wahariya mu kibari wari waragiye. Ubwo rero mu kanya ku mugoroba ngiye kubona mbona azanye n'abana b'inkotanyi, bafite ibintu by'ibyugi nk'ibyo bano bana bahoze bakinisha filime hano, bari bashyize hano, nabibonye mpita mbyibuka. Baza bandyamishaho, navuye mu rufunzo mu ba mbere pe, Imana izabaho umugisha. Bandyamishaho, batugeza kuri kariyeri, batwicaza hariya kuri baturyamisha hariya kuri pirimeri. Nahabonaga abantu nubwo ntari mfite ubwenge, ariko nahabonye abantu benshi. Nanjye bariho bandyamisha, tangira bazana akantu ko kunyambika, ubundi nari nambaye ubusa buri ko interahamwe n'ingome n'ibyo yatoraguraga akanshyiraho barazaga bakabinkuraho. Nuko bandyamisha hariya kariyeri, ntago naharaye, uko abandi bazamutse n'ubundi sinzi ahantu bakuye igare, baza bancungaho banterekaho, banzana hano kuri sitasiyo. Iyi sitasiyo iri hano hafi, hano bubatse hano kuri Beka, niho baturaje mu kazu ka sitasiyo. Bwakeye mu gitondo bajya kuduha ubuvuzi, batujyana hariya hahoze ari kwa Rokatere, uriya Rokatere bishe n'ubundi, abariho bajya kutuvurira, baduha ubufasha, bokabyara. Twaharyamye turi inkomere nyinshi, baratuvura, igihe kiragera, ukuri turoroherwa nubwo byari bigoye. Ariko ndashima abasirikare ba FPR ko batugiriye neza, baraturokoye, baduhaye ubuzima. Imana izabaho umugisha, ko
twari tumananiwe, twari turushye, twahuye n'ibigeragezo. Abantu bari muri iki gihugu, simvuga ngo ni mu Bugesera gusa, cyakora mu Bugesera hari umwihariko kuko bari barahaciriye n'ubundi Abatutsi. Ibyo nabitarutse by'ukuntu bagiye badutuza, kwari ukugira ngo baradutuje hano badukikiza ziriya nterahamwe kugira ngo n'ubundi zizagire gute, zizatwibikire zitwice nta kizikoma. Nkaba nshimira umuryango wacu wa FPR, ntacyo utakoze, waturokoye urupfu. Ni ukuri ntabwo nari nzi ko twakongera kuba bazima. Hari bagenzi banjye n'uwo mu gitondo hari uwabinganirizaga ambwira ati njye nari muzima ariko mwari mwarapfuye. Nubwo ariko turiho, uko byagenda kose turiho, kuko twabonye igihugu cyiza kitwitayeho. Muri ubwo buribwe nanjye natewe n'interahamwe, numvaga ntazongera kuba muzima. Nahoraga ndwaye umutwe, nahoraga ndwaye agatuza, nahoraga nywa imiti, iriya miti y'indera. Ariko Imana yaje kunkiza, ngenda buke buke mbireka. Hari umuganga ungiriye inama arambwira ati dore wasigaranye abana ukeneye kubatunga, iyi miti nujya uhora uyinywa izakugiraho ingaruka, nibura jya unywa amazi menshi. Ndamushimira nawe ko yangiriye inama, nubwo hariho igihe mba numva bikomeye, ariko ubu ndi muzima. Na bagenzi banjye rero bari bameze nkanjye, twagize amahirwe yo kubona abantu baje bafite imishinga nk'Imbuto Foundation yafashije aheza bakatugeraho. Dufite udutsinda, dufite abantu bo muri famiye tubana, duhuje ibibazo, baradusanze, batuganiriza, badukura mu bwigu. Ni naho za ndwara zagabanyukiye, kuko twariyakiriye, baduha ubufasha bwo kumva turi abantu natwe. Twari dufite agahinda kavanze n'ibibazo, ukumva utakiri umuntu. Ndabashimira rero, kandi nshimira leta y'ubumwe yatugiriye neza. Twabonye leta nziza ituba hafi. Ni ukuri numva ngewe turi muri paradiso, nkurikije uko twabayeho kugeza 1994. Ngewe n'imyaka mfite 55, numva mfite 29, kuko nibwo nabonye amahoro muri ngewe. Abantu rero Imana izabaho umugisha. Abantu batugiriye neza bakatuba hafi, Imbuto Foundation, aheza, n'uyu muryango ayarije abana batuba hafi, kuko mu bikorwa byose ni ukuri batuba hafi. Imana izabaho umugisha. Numva nariyubatse rero, numva nanjye nariyubatse, naranatinyutse njya no mu nzego z'ibanze, bamba hafi. Imana ibaho umugisha. Nkaba rero ndangije mbabwira ngo impore twibuke twiyubaka. Murakoze.